neza nshuti bakunzi ba Renaissance 5 TV turabasuhuje tubifuriza gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro inkuru ndende n'ibindi tubagezaho kuri YouTube channel yanyu. Mukomeze kudushyigikira mukora subscribe kuba tarayikora, like, share na comment. Gisanzwe bagezaho inkuru ndende ya Andrew ndi Sandrine Twiringire. Muryoherwe ndabakunda. Duherukana muri episode ya 13 ubwo Papa Fisto nyuma yo gukaraba bava gushyingura yaje agenda ijoro ryose ashaka kurara yibitseho impapuro z'imitungo. Ageze iwa nyakwigendera umusaza w'umugabo atese nta n'ubwenge ugira bukuyobora mu nzira ikwiriye, nako nta mutima namugira ku buryo wakuyobora ngo ukore ikintu mu gihe gikwiye. Niko ye ubu ko ari wowe usigaye mu muryango ugomba gusigarana abana banyakwigendera ko babereye se wabo, ubu muri uyu mwanya uwakubaza icyo uri cy'imbere y'ize mfubyi wavuga iki? Kundeba se, kundeba ntuvugera? Ati ndi icyo ubona ndi cyo, ndi umugabo ndirinze ntuntuke wa kagabo. Nibyo nje kureba nigendere mu mahoro kandi nubinyuma nditabaza abandi nkanjye bamfashe. Agize ngo simfite ikindengero, ubwo rero wagize ngo napfuye kwizana gutyo? Uzabaze mba nziranye n'abakoremeye we ntunkanjye. Mugabo yakomeje kureba Papa Fisto abura icyiciro amushyiramo. Arangije atinjira mu nzu nyakubyara maze ushakire hose ibyo byangombwa wifuza ntaho hejwe. Papa Fisto yinjiye n'ingoga aratangira ashakira ibyangombwa aho bitari, ahantu hose. Byageze mu museso akirwana n'akazi kari kamuraje ijoro, ibyangombwa arabibura, ateza akavuyo aho mu rugo biranga bibi by'ubusa, ataha yimyeje imoso ahonda agatoki ku kandi. Umugabo yasigaye yibaza aho ibipapuro byaba byagiye, nawe biramuyobera, gusa ntiyabitindaho. Akazuba kamaze kurasa kamwe ka kibera inka abyutse, abyutsa abana arabicaza ababwira ko bagomba kwitegura bagasubira mu rugo. Abwira Andrew na mushiki we ko nabo bagomba kwitegura bakajyana ko bagiye kujya babana. Umugabo atenda hano sha yahamagaraga bikabutura ya nshuti ya kera ya Andrew. Yaraje ati karame papa nshuti, undi ati ngwino hano tuvugane gato. Niko wari wowe wafashaga nyakwigendera mu bijyanye n'ubucuruzi, dore wari umeze no kumenya byinshi, ahajya kurangurira n'ibindi byinshi. Niko gusigira iduka ugakomereza aho byari biri wabishobora? Bikabutura yabyumvise kare ati yego mwamugize neza, nazakora cyane ntikoresheje kandi mu gihe gito nabereka umusaruro. Mugabo ati nkwizere? Undi ati yego nyizera mubyeyi, nzakubera imfura, uzangaye gutinda uzangaye guhera. Umugabo yafashe umwanzuro wo gusigira bikabutura iduka. Umwanzuro wabaye uwo, ari nako abana bari bamaze kwitegura. Andrew n'abavandimwe be basezeye inshuti yabo y'amagara bikabutura, bose amarira arisuka. Kurekurana biba ikibazo, nta yandi mahitamo bari bafite. Birakunda basezerana nabo baragenda. Barinze barenga bikabutura kibahamagara ati inshuti nziza mugire urugendo rwiza. Bidatinze bageze muhira batangira ubuzima bushya butoroshye. Gusa mugabo ahagarara gitwara akora ibishoboka byose. Abana babona iby'ibanze kandi bakomeza no kwiga. Ahaciye igihe kitari gito nta gakuru ko mu cyaro uko bicaraga bataramye ntibasibaga kuvuga izina bikabutura. Hari nako babaza papa wabo amakuru ya bikabutura.
rimwe ku mugoroba bumva umuntu ukomanze, kandi uragiye imbere gukingura urugi agifungura ati ibintu nk'ibi ntibyambaho, ntabwo bishoboka pe, ntibyambaho rwose.